bose nari ndimo guhingira yambonye ndimo kunyara, noneho njyewe nari nakuyeho igitenge nsutamye gutya mu murima kuno nyine uba wihengetse uri mu twatsi uri kunyara. Ntabwo nari nzi yuko hari umuntu uri aho hafi, nuko ndasutama ndanyara, umva kumwe ziba zikiri kuza utabasha no kuzihagarika. Ngiye kubona mbona bosi nyir'umurima ampingutse imbere, abarambonye nsutaraye ndimo ndanyara. Baba data we, isoni ziranyica mbura aho nkwirwa, ndareba mbona sinahaguruka ntarangije kunyara ngo mbe nzimare. Ikintu nakoze nawe yahise ahindukira nyine antera umugongo arambwira ngo shango kararingo mbabarire ngo ntabwo nari nzi ko uri kunyara. Ubwo ndanyara ndarangiza, ndangije kunyara nongera nshyiraho agakariso kanjye, nshyiraho agatenge kanjye, mva aho ngaho muri utwo twatsi. Nibwo nagiye kubona mbona uwo mubosi nari ndimo guhingira arahindukiye, noneho araza ngo ubwo yaraje kureba aho bigeze. Ariko gusa ikintu cyantunguye, uwo mwanya kimbona ndimo kunyara yahise ashyukwa direct. Ni ukuri kw'Imana, umugabo araza arambwira ati wa mugore we nkubonye urimo uranyara, ni ukuri ati numva nifuje kukurongora. Ati wambabariye ukampa agaturo n'ubundi ko nta muntu uri hano hafi ngo aratubona, wanyihereye agaturo nkaguhera ku mafaranga. Cyabimva nari kumuhakanira gute ko byarangiye umugabo ndongoye aho ngaho turi aho ngaho muri uwo murima, akandongora ari ku ituru yo mu gihurira aryoha we. Najyaga numva abantu nyine bavuga ngo agaturu kakibano, ngo ka gaturu mukoze mwihishe, ngo mwikandagira ngo kararyoha. Umva umugabo yaragiye gutya anyegeka ku giti, urumva, andongorera aho ngaho mu gihuru mu murima. Ndabona ukuntu byagenze. Njyewe uriya mugabo usanzwe nsanzwe muhingira pe, ntabwo ari ubwa mbere. None ejo bundi yarampamagaye nk'uko bisanzwe arambwira ati ndashaka uzo mpingire, ndashaka gutera ibishyimbo. Ubwo ikiraka nyine ku munsi anyihera 3,000. Nuko ndagenda njyewe mu rugo, bampa isuka, bampa icyangombwa ndi bukenere, bampa akabido karimo amazi yo kunywa. Ndangije ndamanuka nigera aho ngaho mu murima ndahinga. Noneho nashatse kwihagarika nyine, mu gushaka kwihagarika ndareba mbona ninjya guterera agasozi ngo ngiye mu rugo kwa bosi harimo urugendo pe, ni ukuri. Noneho ikizuba cyari cyarashe hameze nabi, ndavuga nti ngiye kwihengeka hano mu gihuru n'ubundi nta muntu uri hano. Noneho hepfo y'uwo murima nari ndi guhinga hari agakingo, niho bosi yaturutse azamuka, njyewe ntabwo nari mbizi. Ubwo rero naragiye nihengeka ahantu hari utwatsi, nsutama ndeba hepfo kuri ka gakingo, kuko numvaga nta muntu uri bupfe kuhazamuka ngaze nyine muri uwo murima. Naragiye mankuyeho igitenge nkirambitse hariya, nkumanuriye agakariso, ndasutama ndanyara. Ubwo muri kwa kunyara kumwe uba ukiri kunyara nyine zigitangira kuza, wari wanahereye kare wazifunze, nagiye kubona mbona umutwe w'umuntu urahingutse kuri ka kantu kameze nk'agasozi nyine. Mbona ni nyir'umurima uzamutse. Noneho nkimubona wumva yuko nta nubwo nagize ubwoba ngo nuko asanze nsutamye ndimo kunyara, ahubwo nikanze kubera ko yarasanze ndi kunyara mu murima we kandi ari nawo ndimo guhinga. Ubwo nkimubona nshaka guhaguruka, ariko numva ntago byakunda. Zari ziri kuza ari nyinshi, noneho zirimo zirashwararaza nyine ari nyinshi kabisa. Bose akimbona musore karari ntabwo nari mbizi ko urimo kwihagarika, ahita antera umugongo. Ewana
shwa ndaziparaza zirarangira mpita nambara ndavuga nti ngiye gusobanura nte noneho ukuntu nari ndi kunyara mu murima w'abandi. ubwo mpita mpaguruka ndambara nkubita agatenge kanjye nuko nsohoka muri icyo gihuru mpita nangira kwitanguranwa. shapa turombabarire numvaga nakubwe cyane numva ntabasha kwihangana. ati ho ibyo nta kibazo. ariko umugabo mu kumureba ku ipantaro kuko urumva yari imbere yanjye mbona umugabo yashyukwe tu. mbonye yashyukwe biranshanga navuga se uyu mugabo byagenze bite, ariko sinabitindaho. arambwira ati narinje kureba aho bigeze ngira ngo nyine ndebe uko bimeze. ntiye mwerekanye naho nari ngeze. arambwira ati komeza ndabona ufite courage, ati niyo mpamvu ngukunda ibintu nk'ibyo. ibyo birangiye rero umugabo arangije araza amfata ikiganza arangije arambwira mbega karari buriya ngo uzi ukuntu mbona uri umugore mwiza. ndamubwira nti ye urakoze. ngo njyewe ngo mbona uri umugore mwiza ngo ubwo buryo ngomba mbona binakunze njyewe naguhindurira ubuzima ukava muri ibi bintu by'ubuhinzi. ndaseka ndamwihorera ariko mbona umugabo nyine atangiye kumbwira ibintu biterekeranye. abaranyegereye arangije arambwira ngo umwana ngo uranyishe. ntese nkwishe gute bosi? ngo buriya ngo nimba hari ikintu kibaho gishyukwisha mu buzima ngo ni ukumva umugore uri kunyara. ngo birashyukwisha ngo noneho njyewe birenze kukumva nanakubonye. ntabwo nari mbizi narasetse pe. arangije arambwira ngo rero ntakubeshye wanyishe pe, ngo nturebe ukuntu umeze. nibwo umugabo noneho yeruye akambwira ko impamvu ibintu bye bihagaze ari njye wamuteye irari. ndamubwira nti mbabarire ntabwo nabishakaga, ntabwo ari byo nari ngamije. ngo hoya nta mpamvu yo gusaba imbabazi ahubwo ngo narindi gutekereza n'ubundi hano nta wundi muntu ujya uza hano wakihanganya ukampa agaturu kamwe ko ubona unyangije muri iki gitondo. ntihumura ndakuhera ku mafaranga, ntabwo nanjye wampa iyo serivisi nk'iyo ngiyo ngo ngende gutyo. ntabwo ntese patoro ko umugore wawe ari inshuti yanjye kuko amenye ko naguhaye. bosi ati kereka nugenda ukabimubwira. ese njye urumva nagenda nkabimubwira? kandi reka uriya mugore wanjye ni umuntu uri aho kugira ngo aguhe biba ari intambara. n'iyo aguhaye ubona atabishaka. ati kabisa wowe mbabarira basi ndaguha 50,000. ayo mafaranga numva ari menshi. kandi nari ndi gushaka amafaranga ngo nirangurire intoryi n'inyanya ejo nzigere gucuruza kuko kuwa mbere nyine urabizi zo kuguriremo. ndangije ndabona nti paturo koko urayampa? arambwira ati njyewe ntabwo nakubeshye nyizera ndayaguha mu kanya ninjya kuguhemba ndayaguhera rimwe n'ayo ngayo. shaka nkubwire buriya ubukene ni bubi. ntitaye ko mfite umugabo wanjye ndetse umugabo wanjye aziranye n'uwo mugabo w'umuhinzi, naravuze nti ngiye kukimuha pe. ubwo ku mwanya yahise ambwira ati ngwino nkwereka ahantu tujya ku buryo nta muntu n'umwe watubona. ati uyu murima ni uwanjye ndawuzi, nzi ahantu twakisha ntihagire umuntu n'umwe umenya ibiri kuhabera kuko ntabwo nakujyana mu rugo hariyo abakozi. twaragiye tujya hehe, ni ahantu hari hirya hari ibiti nyine by'imyembe. uwo mugabo afite umurima munini cyane. arambwira atanga nta muntu watubona. uwo mwanya ahita amanura ipantaro. arangije arambwira ngo ariko ngo ntabwo nakurongora ntabanje kugutegura, ngo ahubwo ngo ukorere iki kugira ngo
nawe ubishake vuba. Namubwiye nti gikoreho nta kibazo nyine ugikarise. Ubwo aba nyine agikozeho koko aragikarisa turi aho ngaho munsi y'igiti. Ubwo kuko nari nkenyeye igitenge nyine arambwira ati rega kuramo byose ntarebe, hano nta muntu watubona, njyewe ndabizi, n'uwajya kutugeraho naba namubonye. Nakuyeho igitenge mpfa kwizera ibyo ambwiye, nkuramo n'ikariso kuko nyine yari ari kunkoraho ukabona birimo biramuvuna kubera ko nari nambaye igitenge, ikariso byose. Arangije arambwira ngo ngaho we ngukuramo ikariso ngo nimba wumva ufite ubwoba noneho wongere ukenyere igitenge cyawe ntarebe ndanyuze akaboko hano. Nkuramo ikariso irambika aho ngaho ku ruhande, nkenyera igitenge cyonyine, ubundi anyuza akaboko gutya ku ruhande atangira kunkora ku bintu. Agikoraho numva nyine gake nko mu minota nk'ibiri nangiye kugenda numva nyine mbishaka. Yarakomeje arantegura rero, noneho ntangira gushyukwa bya nyabyo. Hashize nk'iminota, ubwo ariko muri ako kanya nanjye ntabwo nari mpagaze gusa, kuko yari yamanuye ipantaro gatoya, kumuyimanura nyine kugira ngo ukuremo ibintu gusa, ntabwo yari imanutse yose. Nafashe nanjye ubugabo bwe ntangira kubukoraho, nkajya nyikarisa gutya nyine mu ntoki. Turakarisanya, ubwo niko anyuzamo akankora no ku mabere. Narabishatse pe, ntabwo ari ibanga. Noneho umugabo arangije arambwira ngo ndumva ngo woroshye byatari, ahangaha ndumva twabikora. Ubwo ahita ambwira ati noneho ugiye guhindukira ufate gutya kuri kino giti. Ubwo nagiye nyine ndonama nk'ugiye kumuha ak'inyuma, noneho nawe araza anturuka inyuma aba yisuzetsemo. Nubwo bavuga ngo umugore wundi araryoha, ariko n'umugabo wundi araryoha mwabantu mwe. Niba ari uko nari ndimo ndarongorwa n'umugabo wenda w'umukire, ntanatekerezaga yuko yansaba. Egoko yatangiye kunshumita numva biraryoshye. Niba ari uko hari kari agaturu k'akibano ko mu gihuru ntabwo mbizi. Umugabo yatangiye kundongora nyine ak'inyuma anturutse inyuma gutyo. Numva biraryoshye byahatari ariko. Ubwo yarakomeje rero arandongora. Ubwo muri uwo mwanya nibwo yahise ambwira, haracimo nk'iminota nk'icumi ari gukubita uw'inyuma, arambwira ngo nimindukire nigame ku giti. Ndegama, noneho andongora, ariko nari nabishatse. Mve ngo yayikuyemo yose, mbona yabaye amavuta. Mba ndegamye gutya nturuka imbere, noneho ayishyiramo, noneho andongora ameze nk'uwegamye ku giti nawe nturutse imbere. Byari biryoshye ku buryo nagiye kubona mbona ntangiye kwinyarira. Umugabo ati mbabarira unyarire, ati ndabikunda, ngo nimba hari ibintu nkunda mu buzima bwanjye ngo nkunda umugore unyarira, ngo kandi ngo umugore wanjye ngo rwose ngo ni ibintu ngo ntaramubonaho na rimwe, ngo unyarira ni ukuri, ngo ndayakuba kabiri. Ngiye kubona mbona ntangiye kwinyarira. Umugabo abayikuyemo atangira gukubita nyine imishono kuno uyinyeganyiza kabisa ikanyara. Nagiye kubona mbona ibizi biraje. Mana yanjye, kubera ukuntu kari agaturu k'akibano, umugabo w'abandi turi mu gihuru, byari biryoshye mwabantu.
nyine wumve ngo ibaze kugira ngo mube gukora ituru nk'iyo ngiyo ugere n'aho uzana amazi. Urumva ko n'uwo mugabo nyine aba arenze, yari abizi byatari, sha yarakungutse, ibizi birimena, kibaba we kwihangana birananira, ntangira kuvuza induru, ngiye kumva numva ndarangije. Ndangije yahise abibona kuko nahise nanabimubwira, ahita avuga ngo noneho ngo nanjye reka nshaka ukuntu ndangiza, ngo ugiye kongera umpe ak'inyuma, nibyo biranyorohera guhita ndangiza vuba kugira ngo nakubangamira. Narahindukiye, ewana umugabo arancumita koko, uzone iyo umugabo agiye kurangiza arayigucumita ukayumvira mu mutwe. Ngiye kumva numva ararangije, sha birangiye arambwira ngo bagiye mu rugo ngo nimpinge ndangize, nimugoroba nijya kumureba ngiye gufata amafaranga arayampera rimwe. Yarazamutse ndongera ndiyambariye ikariso yanjye njya mu murima njya guhinga, sha mpinga noneho vuba vuba numvaga mfite akanyamuneza.